Hello my people, tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kuba wakoresha data z'ubuntu kuri telefone yawe iyo ari yo yose, yaba Airtel Imagine, MTN iriya ya 20 cyangwa se indi telefone y'ubundi bwoko, Tecno, Samsung, Infinix n'ubundi bwoko bwinshi, ukaba wabukoresha ku buntu mu gihe kugura data bikugoye. Rero hari app tugiye gukoresha, nanjye niyo ndimo nkoresha kino gihe, ndetse kandi igihe maze igihe kirekire ngikoresha nk'amezi hafi umwaka uzashira ejo bundi mu kwa gatatu nyikoresha, nta kibazo nigeze mpura nacyo kandi ikora neza cyane, na telefone ikomeza gukora neza cyane. Reka turebere hamwe uburyo twabigenza. Urakanda ahantu ubika application zawe muri telefone, aho twita muri Play Store, niho tukura application ngiye kukwereka. Urakoraho, ku batabizi nsubira inyuma gakeya. Play Store nk'uko mubibona muri telefone yawe ifite akamenyetso kameze gutya, ifite akamenyetso kameze gutya, urayibona. Urakirikaho rero, hanyuma ugere ahantu hameze gutya. Iyo ugeze hano nta kindi ukora, uhita ukora hano handitse search. Murayibona ko ari hano hagana hepfo hano. Iyo urangije gukora search rero, uhita uza hariya hejuru rero nk'ibisanzwe n'ubundi, ukandikamo MTM, ntabwo ari MTN, MTM 5. Urabona ko yahisiza, nitureba hano ruguru urabona ko yahise yizana, urabona ko yizanye rwose, ni kuri MTM 5. Ukayikoraho, yes. Murabona neza ko jyewe nsanzwe nyifitemo, ni iyi ngiyi nababwiraga, ni kuriya imeze, bayita MTM 5. Iyo ufite rero iriya app, wangiye handitse update kuko nayinstaye nyimaranye iminsi, aho ndimo mvuga ni hano handitse update, wowe haraba handitse install kuko udasanzwe uyifite, uhita ukora kuri install uyinstale. Nusoza rero turakomeza. Ubwo jyewe kuko nyifite, ndazanye rero muri application zanjye ziri muri telefone iyi hariya, ninjiremo. Iri connected, niyo ndimo nkoresha kuri internet nk'uko mubibona, ariko wowe nugeramo, reka mbe nkuyeho gatoya, uzasanga bwa mbere usanga imeze gutya, isetinze itya. Iyo isetinze gutya ntabwo wowe wayikoresha ngo byemere, bitewe n'uko harimo ngo Wi-Fi and data unblock proxy. Ntabwo ariyo dushaka, turashaka all country UDP. Baza rero kandi hano winjiremo, nugeramo uhitemo, uramanura, urascrollinga kugira ngo ubone all country UDP. Uramanura ubone all country UDP, ngiyi hano, good working. Hariya rero niho ukora ukemezamo. Iyo umaze kwemezamo, urabona ko yagiyemo hano hagati nk'uko byari bimeze mbere, cyagiye ntarayikoraho iyanjye. Okay, na hariya ruguru aha naho murabona ko hari auto select saver, harimo hano, nimuhareba murasanga harimo n'utundi tuntu twinshi, urugero UDP saver 1, ariko twishyiremo auto select. Iyo umaze kwemeza turiya dusetting rero, uhita uza ugakanda hano handitse start. Mwese murayibona start, rero ukoraho agatangira kwikaraga.
Okay, kabaye icyatsi. Murabona ko interineti yacu yamaze kuba yaba connected, rero reka dusuzume turebe ko interineti iri gukora. Dukoreshe YouTube urugero, YouTube ngiyi hano, yes, ngiyi hano YouTube, murayibona mwese hano. Reka dukoreho kugira ngo yes, YouTube ubona ko nayigezeho. Ntabwo ndi bukine indirimbo kugira ngo bataduha copyright, ariko urabona ko ibyo nsacinga bigenda biza. Nucunga neza urabibona hariya hejuru ko interineti yacu irimo gukora. Niyo najya kuri Telegram naho turabona neza ko ikora neza nta kibazo. Telegram nayo ikoresha, murabona nayo ikora. Yes, interineti yacu irakora. Rero tuzakomeza kurebera hamwe n'izindi application nyinshi cyane. Nureba neza urahabona iyi FMC Pay. Twakomeza twazamuka tukabona iyi Binance, nayo tuzayikoresha. BitValley tuzayikoresha. Njyewe mfite application nyinshi cyane. Mu gukonekta imashini ino internet tuzakoresha iyi EveryProx. Murakomeza kugenda mubibona. Mu gukora ama invitation card cyangwa se ama flyers tuzakoresha iriya. Tuzagenda turebera hamwe uburyo wabyaza telefone yawe umusaruro. Amategeko y'umuhanda, abantu bashaka gukora ibizamini byo gutwara, ngibi murabona ko birimo. Telefone ibasha gukora ibintu byinshi. Rero navuga ngo murakoze, murakarama, Imana ibahe umugisha. Tugiye kujya tubana hano kuri YouTube channel. Mukore subscribe, like ndetse na comment. Nimubikunda mubisangiza bagenzi banyu. Imana ibahe umugisha.